turavuga kuri zimwe mu nzoga zitemewe zengwa cyangwa zengerwa mu Rwanda rwihishwa, aho usanga zifite amazina asekeje, izindi zikitwa amazina asanzwe akoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ariko yose akaba afite aho ahuriye n'ingaruka zigira ku wazinyoye. Ni mu makuru y'ubumenyi rusange tugezwaho na Gasana Marcelin. Hari inzoga yitwa bareteta, ariko iyi sinzi ko hari aho igikorwa kubera ko polisi n'ubuyobozi bw'ibanze bahagurukiye guca bene izo nzoga. Iyi bareteta rero umuntu wayinyweye kugenda biba ari ingorabahizi, mbese muri make agenda yeteta bituruka ku nshinga kweteta. Hari indi bita imena, iyi nayo yabaga ifungiye mu gacupa neza iriho n'umupfundikizo, ukaba wagira ngo ni inzoga yemewe, ariko nayo ntikigaragara mu Rwanda kubw'amahirwe. Imena ni izina risanzwe mu Kinyarwanda rigahabwa umuntu w'ingirakamaro kubera ibikorwa by'ubutwari, ariko inzoga bahimbye imena abazi gushyenga bavuga ko uwabaga yayinyoye yamumenaga umutwe, bikomoka ku nshinga kumena. Hari indi yitwa yewe muntu, iri ni izina bahaye inzoga yengwa mu buryo butemewe, ku buryo uwayinyweye aho ari hose ngo aba yikanga abantu badahari cyangwa se n'abo azi yabareba ntabamenye ati yewe muntu. Hari n'indi bita tunuri, iyi ni inzoga nayo yenze mu bintu byinshi bigira ingaruka ku mubiri w'umuntu, cyane cyane ku maso, kuko uwayinyoye usanga amaso yamuvuye igahanga. Izina tunuri rikaba rituruka ku nshinga gutunura cyangwa se gutunura amaso. Hari n'izo bita dunda ubwonko, kunja n'izindi abantu bapfa kuroha iyo batazi ibyo zikozemo, ugasanga umuntu w'imyaka 30 ameze nk'uw'imyaka 60 kubera kwangirika mu mutwe no ku mubiri. Hari inzoga yitwa canga, iri ni izina ry'inzoga itemewe, abayizi bavuga ko yengerwa muri Kenya ikavangwa na alcohol yo kwa muganga. Iyo nzoga bayihimbye canga kuko ngo wayinyoye atakaza ubushobozi bwo kubona neza, abamureba bakabona ibintu byamuyobeye, mbese byamucanze nk'uko bivugwa mu Giswahili, amechanganyikiwa. Canga rero yo ni inzoga mbi cyane kuko hari n'abayinywa bikarangira amaso apfuye burundu. Muri Uganda naho mu myaka yatambutse bakoraga inzoga yitwa Tyson, handitseho n'amagambo y'Icyongereza the extra punch, bivuga ngo ingumi y'injyana muntu. Namwe murabyumva icyo bashakaga kuvuga. Uwabaga yanyoye Tyson rero ikamusaguka yameraga nk'uwakubiswe n'umuteramakofe Mike Tyson, wari ufite ingumi ipima ibiro birenga 90 akiri muri uyu mwuga, ariko akaba yarasezeye. Nyabuneka rero niba uzi aho bagikora bene ibyo biyoga, dore ko inyinshi zamaze gucika mu Rwanda, wabimenyesha inzego z'umutekano cyangwa se ubuyobozi bukwegereye, kandi niba nawe wajyaga uzinywa rekeraho kuko urimo kwangiza ubuzima bwawe. Tumushimire Gasana Marcelin kuri ubwo bumenyi rusange duhaye kuri izo nzoga zitemewe zengerwa mu Rwanda rwihishwa n'amazina afite aho ahuriye n'ingaruka zigira ku buzima bwa muntu. Reka rero nshimire kandi